Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aza tuje kuzora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwa tuzatsinde konota hejuru kandi bitatuguye. Impamvu tuba tuje kuzora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ahita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tukwigisha ujye mu kizamini ukorera imwe uhita utsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iteme ridahoraho. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjira mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hani igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Ugiye kugera ku gice cy'umuhanda kirimo nk'ibinogo cyangwa hano umuhanda umeze nabi, ukibuka ko bino byapa biburira ubibona mbere ukaza kugira aho hantu warushijeho kwitonda. Nicyo bibereyeho kuno kumenyesha umugenzi ko ari icyago, bakabikubwira hakiri kare kugira ngo uze kurigera aho hantu ari umuhanda utaringaniye warushijeho kwitonda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo gusa n'abandi. A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ubundi abanyamaguru bategetswe kunyura hariya ku muhanda ariko ku nkengero. Mubona ko abanyamaguru bagendera iruhande rw'umuhanda, hariya impande y'inkengero z'umuhanda cyangwa ku nkombe z'umuhanda hari umuhanda ugarukiye, mugendera hari iruhande. Uba ubujijwe kugendera muri ya hagati, ariko nk'iyo uri kwambukiranya umuhanda ukabona haje nk'ibinyabiziga byinshi uba ushobora kuba uhahagaze. Cyane cyane hano Kigali niho bigaragara neza. Usangamo hagati harimo jaride, ariko ahantu hari inzira z'abanyamaguru aho bambukira gasanga hari ubutaka butsindagiye bwigiye hejuru. Buriya butaka butsindagiye buba bugomba guhagararwamo n'umunyamaguru ushaka guhagarara akanya gato mu gihe ari kwambukiranya umuhanda, wenda agahita abona haje ibinyabiziga byinshi. Rero ubu bujijwe uri umunyamaguru kugendera muri aha hagati ugakomeza ukagendera hariya kuri jaride, biba bibujijwe. Iriya jaride biri hagati mu muhanda biba bibujijwe. Abanyamaguru bagomba kugendera hari iruhande. Ndakeka ko waramusitamo A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ukeneye kode nziza mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka. Kode zirahari n'izi Busanza zirahari kuri A. Nyandikira cyangwa umamagare ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubigishe mujye mu kizamini mukorere rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa
ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeje mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ibinyabiziga bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500 z'uburebure bigabanywamo amatsinda. Ayo matsinda bagabanyamo abagomba kuba atarengeje ibihe bipimo by'uburebure: A utarengeje metero 50, B utarengeje metero 100, C utarengeje metero 150, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni A utarengeje metero 50. Niba byatonda umurongo urenze metero 500 z'uburebure bigabanywamo amatsinda, ariko iyo tsinda riba rigomba kuba ritarengeje metero 50 z'uburebure. Nuriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma, uriya mwanya uri hagati ubitandukanya byibura ugomba kungana na metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeje mu nsisiro byo bitajya bigabanywamo amatsinda nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500. Ndizera ko nabyo niba bikubaza uzahita ubikora. Impamvu bambivuzeho nuko maze ko hari ikindi kibazo kibibaza. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buhe buryo? Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe nuko ibihe bimeze, wenda se ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni nijoro, cyangwa se ni ku manywa ariko hari nk'umucucu mwinshi. Bigaragazwa gute? A inyuma ni amatara abiri atukura. B iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'immitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishe cyangwa ry'umuhondo. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozo cy'ukuri na B ikaba ari igisozo cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Neza cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma bashyiraho amatara abiri atukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro batishyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa se itara ndangaburumbarare risa umuhondo. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Murabizi bino bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. None usanzemo itara ry'umuhondo, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A kongera umuvuduko, B kugumana umuvuduko wari uriho, C kwitegura guhagarara, D gufata feri cyane. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni C kwitegura guhagarara. Mu gihe ari kwaka umuhondo ugomba kwitegura guhagarara, kubera ko biva mu muhondo bihita bijya mu mutuku. Kugira ngo haze kwaka umutuku utari mwari rasanganamo hagati ku buryo wabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Rero ube witegura guhagarara. Ubundi iyo watse umuhondo warenze wa murongo urakomeza ukagenda ukavamo, ariko iyo utari wawurenga ushaka uba wanahagarara. Ndizera ko waramusamo C kwitegura guhagarara. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka n'ikiramuka kije uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A guhagararwamo umwanya muto gusa, B guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A guhagararwamo umwanya muto gusa na B guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi icyo gice cy'umuhanda aba ari parikingi, mbona ko iriya parikingi uba wayihagarara umwanya muto cyangwa munini. Ubundi igisubizo cyakagombye kuba B, guhagararwa mu mwanya muto n'umunini, ariko ano magambo barengejeho niyo yatumye duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko kiriya gice kiri ku nkombe mpimbano z'umuhanda kiba kigenewe guhagararwa mu mwanya muto n'umunini, ni parikingi baba bari kuvuga. Ndizera ko uramusitamo D, ariko ndizera ko nibaramuka bibizanye none bavuze ngo guhagararwa mu mwanya muto n'umunini bakarekeraho, urahita ubikora kubera ko mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya karindwi, kirabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 shobora gushyirwaho akagarurumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga: A, velomoteri; B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande; C, amavatiri y'ifasi; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Turahisemo B, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Iyo bagwaye kino kibazo neza neza ukabona kimeze gutya, ariko kuri B bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba bavuga ngo ipikipiki, nibavuga ngo ipikipiki idafite, uzahita uhitamo B, vuga ngo ni ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, kubera ko nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko uramusitamo B, ndizera ko uramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ibinyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125. Iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Iyo ntera igira ibipimo bingana bite: A, metero 200; B, metero 100; C, metero 85; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi amatara maremare y'ikinyabiziga bagomba kumurika muri metero 100 imbere y'ikinyabiziga, ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125, iyo ntera iva kuri metero 100 ikagera kuri metero 75. Hano hari ahantu ubonye handitse metero 75, oya niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona babishyizemo itubikora, kubera ko mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuyaga w'intambike; B, urusaku rwo mu muhanda; C, ikibuga cy'indege; D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira iyo uri kukibona ubugiye kugera mu gice cy'umuhanda kirimo umuyaga w'intambike. Ku bantu bize geography kandi mubona ko ari kakandi gapima umuyaga, rero ugiye kugera mu gice cy'umuhanda kirimo umuyaga w'intambike. Ndizera ko uramusamo A, ndizera ko uramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Ibinyoteri nibyo bita amatara ndangacyerekezo. Ni ryari bishobora kugaragazwa ku bandi bari gukoresha inzira nyabagendwa? Agiye gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Begiye gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Se mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. De kiretse hari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, handitse cy'ukuri nta kindi ni C, mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora.
amatara ndangacyerekezo ubundi yakoresha ari byo bita ibinyoteri mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bari gukoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Niba ugiye gukata ukabereka ko ugiye gukata, niba ugiye guhagarara ukabereka ko ugiye guhagarara mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bari gukoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ndizera ko Ramster Mose, ndizera ko Ramster yandika wapapuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode aho wabrose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, kubera ko ibibazo byose ubona warabibonyeho kubera amasomo meza tuguhereza. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kode turayigufatira, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo, mu turere twose zirahari. Mutwandike cyangwa muduhamagare rero tubikobakorere. Ukeneye nk'isomo ryandike muri comment ukande subscribe uzahita turibonera ku gihe. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? Bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Se baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo amenyeshejwe, ntacyo bibangamiraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Niba uri kugenda mu muhanda waba ugiye guhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara, bishobora gutuma abandi bari gukoresha umuhanda batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo wabamenyesheje. Niba ugiye gukatira ibumoso ugatinda kubyerekana, ashobora gutangira kukunyuraho kubera watinze kubimwereka akaba yanakugonga. Rero ni bibi, ugomba rero kubamenyesha hakiri kare. Ndizera ko Ramster Mose B, ndizera ko Ramster yandika papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo utugaromuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Tuba tugomba gusute A n'umuhondo, B n'umutuku, C n'umweru, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C n'umweru. Utugaruromuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umweru. Turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umuhondo. Turi inyuma ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uzahure nabyo bifite amakuru bitubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ugomba kubahiriza iki? A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B, kongera umuvuduko. C, guhagarara. D, A na C nibyo bisubizo by'ukuri. Ubwo A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, na C, warangiza ugahagarara, akaba ari byo bisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Ugomba kwegera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kubera ko iyo umuyobozi w'ikinyabiziga agiye akunyuraho aciye mu ruhande rw'ibumoso. Rero wegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo uze kumuha umwanya uhagije ibumoso n'abari kukunyuraho ntumuteze ibyago. Ndizera ko Ramster A, ndizera ko Ramster yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo icyapa cyerekana. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba cyerekana iki mu byapa byo ku mihanda? A, ifungana ry'umuhanda. B, umuhanda unyerera. C, umuhanda utaringaniye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ko ugiye kugira hegereye icyago kidasobanuye ukundi. Hano hari ahantu ubonye handitse ngo hegereye icyago kidasobanuye ukundi, ntaho. Niyo mpamvu bisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko mba mbikubwiye hakiri kare, nuhura nabyo mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho, ushaka kudepasa? Ni iki wakwirinda muri ibi? Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, be mu muhanda w'icyerekezo kimwe, se aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu saha, de ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni a, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, wirinda kunyuranaho iyo ugeze mu ikona, kubera ko mu ikona hari intera runaka uba utari kurebamo imbere yawe. Birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaje, urumva yahita guteza ibyago. Niyo mpamvu kubera ko uba ugeze mu ikona uba utemerewe kuba wanyuranaho. Ubundi akenshi unyuranaho nk'iyo uri kureba imbere yawe muri metero 200, nibwo uba wemerewe kuba wenda wanyuranaho. Rero nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, kubera ko nubwo ugiye kunyuranaho ugiye gukoresha uruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo. Niyo mpamvu rero uba ugomba kwitonda. Ndizera ko waramutamo a, ndizera ko waramutandika wa papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza na yaye matara y'urugendo wakoresha. Amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu, be amatara kamenabihu y'imbere, se amatara yo kubisikana, de amatara kamenabihu y'inyuma. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni b, amatara kamenabihu y'imbere niyo ukoresha ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, ukoresha amatara kamenabihu y'imbere. Ndizera ko waramutamo b, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko rero waramutamo b. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande 4, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Inkomane banyuramo bazengurutse, be biremewe guhindukira, se inzira y'icyerekezo kimwe imbere, de birabujwe guhindukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haze cy'ukuri nta kindi ni a, inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye uba ugiye kugera kuri rompwe, niko mubyita mu ndimi z'igifaransa. Ugiye kugera kuri rompwe, ariko kubera ko gitegeka cyo ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka. Kino cyapa gitandukanye na cya kindi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kiriya cyo kiburira iyo harimo ibirango bimeze gutya bya tuno tufresh dutatu twizengurukaho, bari kubwira ko ugiye kuhagera. Birashoboka ko utarajya no kuhazenguruka, kubera ko wenda urahita ubona umuhanda ushamikiye bitewe n'ahantu uri kujyamo, ugahita ugenda utagiye kuhazenguruka. Bari kukuburira ko ugiye kuhagera kugira ngo ubone ukuntu witondera ibindi binyabiziga urahasanga mu gihe uraba uhageze. Ariko kino cyapa cyo gitegeka kiba gishinze kuri rompuwe, uzakibona gishinze kuri rompuwe. N'uyu munsi n'uburi kugenda ubirebe kuri rompuwe, kino cyapa kiba kiriho kihashinze. Kubera ko cyo ukibona kiri kuri rompuwe kihashinze, uba ugomba kuhanyura ubanje
wazengurukaho. Ndizera ko waramusitamo A, inkomane banyuramo bazengurutse. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Turabahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka ugomba gukora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, wegereye inzira y'abanyamaguru ariyo byita zebra cross, usanze bategereje kwambuka, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C, gukoresha amatara bamenyesha kwambuka. D, gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ugabanya umuvuduko ukitegura guhagarara, kubera ko iyo ugiye kwirinda icyago ubundi uhagarika ikinyabiziga cyangwa se ukagabanya umuvuduko. Impamvu uzagabanya umuvuduko rero ni ukugira ngo umunyamaguru wa mbere n'aba atangiye kwambuka uhita uhagarara bitakugoye cyangwa ngo bateze ibyago. Ugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Kuzihe romoroki? A, romoroki ifite feri y'urugendo. B, romoroki idafite feri y'urugendo. C, romoroki itarenza kilogramu 750. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Hari umuntu utabisobanukiwe, reka nze mbigusobanurire. Ubundi iyo wavuze romoroki aba ari cya gikontineri kiri gukururwa haciyemo imigozi iri kugikurura. Nuvuga ngo habaho ikintu cyitwa makuzungu, hakaba n'icyo bita romoroki. Makuzungu ni cya gikontineri kiba kiri gukururwa n'ikinyabiziga, ariko icyo kimakuzungu cyo ni gikontineri kiba gifatanye na kariya umuyobozi w'ikinyabiziga bayicayemo, nta migozi irimo iri kugikurura. Nta migozi iri gukurura iyo kontineri, ari nk'aya mafuso asanzwe. Kiriya bari gukurura nicyo bita makuzungu. Ariko iyo haciyemo imigozi agakurura ikindi gikontineri, haciyemo imigozi iri gukurura noneho ikindi gikontineri, nicyo bita romoroki. None bari kutubwira ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Ikintu bishatse kuvuga ngo niba utwaye romoroki iri gukururwa ariko idafite feri y'urugendo, ubonye ko duhisemo B, romoroki idafite feri y'urugendo. Iyo romoroki, icyo gikontineri kiri gukururwa ntabwo kiba kigomba kurenza 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kiri kugikurura iyo icyo kiromoroki kidafite feri y'urugendo. Hari ukuntu umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora gufata feri yicaye yajya imbere, agafata feri niyo kuri cya kiromoroki kiri gukururwa, aho biba byarenga 1/2. Ariko mu gihe icyo kiromoroki ari ugukururwa gusa, cyo kidafite feri y'urugendo ari ugukururwa gusa, ntabwo kiba kigomba kurenza 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kiri kugikurura. Niba kiri kugikurura gifite toni 10, icyo kiri gukururwa kubera ko kidafite feri y'urugendo ntabwo kiba kigomba kurenza toni 5. Ndakeka gusobanukira impamvu duhisemo B. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora kandi ukaba ubyumvishe. Rero romoroki idafite feri y'urugendo uburemere bwayo ntiba bushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikiye bigomba kugira amatara ndangaburumbarari. Ibihe bipimo: A, metero 2 na santimetero 10, B, metero 2 na santimetero 50, C, metero 3, D, metero 2. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Ngo ibinyabiziga byose bifite
ubugari burenze bino bipimo biba bigomba kuba bifite amatara ndangaburumbarare 2 na santimetero 10. Ukibuka ko amatara ndangaburumbarare amurika muri 200 metero nibura nijoro igihe ijuru rikeye. Amatara yo kubisikana ni muri 40 metero. Amatara ndangacyerekezo ni muri 150 metero. Ibyo mba bikubwiye hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo babaza kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya bifite amakuru bitubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizami. Ukeneye code tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire code. Uratubwira ubwoko bwa code ukeneye, ese niyo kurushya rwa burundu kuri kategori zose code ziri kuboneka. Ubu ngubu wasaba code y'igihe ushakiye, kwezi kwa 6 kugezayo birafunguye, tugufatire code nziza. Nibusanza zirahari kuri A, murabizi zakundaga kubura. Rero ukeneye niyo kurushya rwa burundu cyangwa ku makategori nka za B naho birahari. No mutwandikira muduhamagare. Ukeneye no kurushya rw'agateganyo kuri za provisoire, buri munsi bizamini biri gukorwa buri saha. Ni mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubafatire code aho mwaba muri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni kwande bari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu buryo bwa online. Uri mu mujyi wa Kigali ariko ufite nk'akazi katagukunda ngo twigane mu ishuri cyangwa se ukaburi kure, tukwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza mu kizamini, tukatwizeye ko nugerwa uzakora rimwe uzahita utsinda. Rero ni mutwandikira muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.